we ntabwo muzi bigiye kure ariko atwaye umugore w'umukozi mwiza ariko ibyo bintu bibiri bihuye. Heyo wani tugumya kwikaraga ku mihanda y'iwacu, imihanda kuri social media tugumya kwimanukira tureba ibintu bari kuvugwa bimeze bitandukanye. Kuri uyu munsi hakaba hagezwe inkuru bita ya Miss Nyambo na Jessica. Ibintu byakaze ariko ikamanze mbubishe aka kavoice. Nyambo yambitswe impeta. Yego. Abanyeshyari mudahari. Abanyeshyari? Ntabwo wari uhari. Ntabwo nari mpari. Ntabwo watumiwe. Yego. Yo. Tanga. Birarenze se? Ntabwo birenze se. Nyambo yambitswe impeta. Yego. Cyane uko muri kumva kino byakaze ku muhanda uti Nyambo bamwambitse impeta, ngo bamwambitse impeta mu gicuku kinishe we. Ngo inshuti ze ngo zitabizi, ngo inshuti zikazi kumushinza uti ntago Nyambo yadutumiye ngo tuze duserebure duserebure ko yambitswe impeta, ngo yabikoze mu ibanga. Umukunzi we akaba akeka yuko bamaranye igihe cy'umwaka. ubundi kuri social media ubundi nta nubwo byakwikora byagiye hanze ko ubundi yambitswe impeta, kuko kumva umwaka wose barashyize private kabisa, ataravuze ngo te umukunzi wanjye n'uyu. Ariko ubita ngo ni Titi Brown. Titi Brown ngakaba ari mu marira menshi cyane kabisa, ari mu marira menshi cyane, mu marira ahambaye. Imihanda nikiri kuvuga ari mu marira ngo menshi. Ngo Nyambo akaba yaramushebeje. Titi Brown hari ikiganiro yakoze yavuga uti njyewe rwose ndi ntagwaye depression, umusore wacu agwaye depression kabisa. Sinzi numba atarajya hano mu bitaro kabisa. Ewana uyu mukobwa akaba yambitse, umuntu wamwambitse impeta akaba ari mu diaspora. Ariko hano hari iyindi nkuru imeze nabi cyane kabisa. Inkuru imeze nabi cyane hano, ngo hari umutipe social media zishajije kabisa, abahanzi ngo barimo kurira cyane, amara yabarenze. Ngo gute ngo bashora amafaranga, bamara kuyashora noneho umuntu utashoye, ubwo washoye umwanya yo gusa nyine utashoye amafaranga akaba ari we ibintu bye bitumbagira bikamamara. Ubwo turimo turavuga ku bahanzi batari vanyine bazamuka, abahanzi bakiri batoya kabisa. Umuhanzi bakamwita, hari indirimbo iri kujya hiti bayita manze barebere njye mbaha utuntu tw'ubwenge kabisa turi ku murongo. Indirimbo bayita kanyibarebere, indirimbo bayita reka mvumvishe aka karimbo ngira ngo abantu benshi muri kugenda mukumva. Mwumve umuhanzi washajije abahanzi bose. Ngute ngo twe dukora ibintu birenze tugashora amafaranga menshi, ariko umuntu utashoye menshi gusa ni kudashora menshi, ahubwo nayo yashoye, kuko icyo yashoye ni umwanya we gusa na telefone ye. Mu gihe ubundi abandi bajya muri studio umva indirimbo yashajije abantu.